Shalom shalom ndabashuje mwese mu izina rya Yesu. Nongeye kunezerwa kubana namwe. Nitwa Dr. Doreen. Ni umugisha ukomeye cyane. Turashima Imana iduhaye ubugingo. Turashima Imana ikidufitiye umugambi mwiza. Rero muri aka kanya ndimo ndabashishikariza kwakira imbaraga za Mwuka Wera. Nicyo kintu nshaka ko tuvugaho. Muri ubu buzima hari ubuzima tujya twishugurukira bisanzwe tukagerageza, n'abatubanjirije niko byagenze. Iyo tureba amateka y'aba Petero, Bibiliya tubwira ko Yesu yabasanze baroba amafi, ari abantu aribwo bucuruzi bafite, bacuruza amafi. Niba mubyibuka neza, hari ahantu hamwe Bibiliya ivuga ngo baragiye barara bashaka amafi ijoro ryose. Noneho nako mu gitondo Yesu abasanga barimo gukuramo nyine bya bintu mujya mubona bakuramo nyine baraye bakoresha. Arabasanga, noneho arababaza ati se byagenze gute? Baramubwira bati twashatse amafi turayabura. Arababwira ati rero ati mwongere. Barongera, ariko kuko yarabivuze amafi barayabona. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ndashaka kuvuga ku mbaraga z'Umwuka Wera. Ntuza ba Petero bagitangira nyine gukora ibyo bintu by'amafi, barayabonaga bisanzwe, baracuruzaga bisanzwe, ariko bari bafite ubuzima busanzwe. Ndashaka kuvuga ku mbaraga z'Umwuka Wera. Ese Umwuka Wera ni iki? Imbaraga z'Umwuka Wera zidufasha iki? Imana iturema twese yaturemanye kapasite y'ubumana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo dufite image y'Imana, dufite ishusho y'Imana. Ni ukuvuga ngo kugira ishusho y'Imana ni ukugira capacity cyangwa se ubushobozi bubasha gukora nk'Imana. Iyo udafite imbaraga z'Umwuka Wera ukorera muri navuga ngo ahantu hasanzwe, ushobora kugenda ugakora ibyo bintu nyine by'ayo mafi, ukaba umuntu w'umucuruzi usanzwe. Ariko Yesu aza guhura n'intumwa, abo yagiye atoranya bose, arababwira ati munkurikire. Ubuzima yabashakiraga n'ubuzima burenze ubusanzwe. Urumva hari ubuzima byo twita ordinary, ariko hari n'ubuzima bwitwa extraordinary, ubuzima budasanzwe. Rero kwakira imbaraga z'Umwuka Wera ni ukwinjira mu buzima budasanzwe. Ni imbaraga z'Imana ziri supernatural, zikwinjiza mu bundi buzima budasanzwe. Yesu ahamagara intumwa ze harimo ba Petero yarababwiye ngo nzabagira abarobyi b'abantu. Ni ukuvuga ngo yabakuye kuri level yo kuroba amafi abajyana kuri level yo kuroba abantu. Aricyo kintu cyari gikomeye. Turaza kumva neza bamaze guhabwa izo mbaraga uko byagenze. Ariko ikintu nshaka kuvuga, imbaraga za Mwuka Wera ni imbaraga zaje kugaragara igihe Yesu yazaga ku isi. Agejeje igihe cyo gutangira gukorera Imana, Bibiliya iratubwira ngo yabatijwe na Yohana Umubatiza, ngo noneho imbaraga z'Umwuka Wera zimuzaho. Izo ni nazo zamujyanye mu butayu kujya gusenga kugira ngo ahabwe ubushobozi bwo gutangira umurimo we. Kuko agiye mu ntuza mu butayu yamazeho iminsi 40 n'amajoro 40, ahabwa imbaraga nyuma y'ibigeragezo. Amaze guhabwa imbaraga nibwo yagarutse mu bantu gutangira gukora imirimo twese tubona. Rero imbaraga z'Umwuka Wera ni imbaraga twese dukeneye, ni imbaraga ziri supernatural, ni imbaraga z'Imana ziza ku muntu Imana ishaka gukoresha, ariko nawe wabigizemo uruhare. Gukurikira Yesu ba Petero bakoze, na ba Andereya na Yohana mwese murabazi, na ba Matayo. Gukurikira Yesu yari first step. Kumva no kumvira byari ikintu cya mbere. Nuko baramukurikira.
Yesu amaze kubabona koko ko bamaze kuba abantu babigishwa bo kwizerwa, arababwira ati ni byiza yuko ngenda kuko namaze gucana umuriro. Ariko arababwira ati mwebwe ntabwo murahabwa imbaraga z'umwuka wera. Imbaraga mwakoreragamo ni ziri ordinary, ni imbaraga zisanzwe. Nubwo mwirukanaga abadayimoni, nubwo mwagiraga gute, ariko Yesu yibutse ko bafite intege nkeya. Aho tuzirebera ni hehe? Naho Petero yihakanye Kristo, yaramubwiye turaza kunyihakana, undi ati ntabwo bishoboka. Arangije aza kumwihakana. Aho niho Yesu yaberekeye yuko batarahabwa imbaraga zibasha kubarinda. Ariko igihe bari bamaze iminsi basenga mu cyumba cyo hejuru, Bibiliya iratubwira ko bahawe imbaraga za Mwuka Wera. Aho hantu niho Petero bwa mbere yabaye bold enough, yagize imbaraga zo guhagarara aravuga ati Kristo mwishe yarazutse, ni muzima, niwe watubwiye ngo dutegereze duhambwe imbaraga, none twazihawe. Ibi murimo kubona ntabwo twasinze, ahubwo twuzuye imbaraga z'Umwuka Wera. Imbaraga zibohora, imbaraga zikiza, imbaraga zikwinjiza mu bundi buzima. Iyo wakiriye imbaraga z'Imana, imbaraga za Mwuka Wera, uba uhawe imbaraga ziri extra. Uba ubaye extraordinary person, ntabwo uba ukiri umuntu ubasha gukora ibintu bisanzwe. Hari level yindi uba winjiyemo, hari ubundi buzima uba winjiyemo. Rero icyo si cyo ndibuze gutindaho cyane, ahubwo ikintu nshaka ko dusangira uyu munsi ni ukureba imbuto za Mwuka Wera. Imbuto za Mwuka Wera, kugira ngo tumenye ko umuntu ariho umwuka w'Imana. Bene data, ntihazagira umuntu ukubeshya. Ntabwo ari ibintu byihishira, ntabwo ari ibintu byirarira, ni ibintu bigaragarira amaso. Bibiliya iratubwira mu byakozwe mu Bagalatiya ibice 5. Bibiliya itubwira imbuto za kamere n'imbuto z'Umwuka Wera. Nizo nshaka ko tuvugaho. Iyo wakiriye imbaraga z'Umwuka Wera, uba utakiri umuntu usanzwe. Ubuzima bwawe buhinduka extraordinary, buhinduka ubundi butandukanye n'ubusanzwe. Ubundi uba ufite uburi ordinary, busanzwe buri muntu wese afite, ariko wakwakira imbaraga bukaba ubudasanzwe. Tubibwirwa n'iki rero ko wakiriye Umwuka Wera? N'imbuto wera. Ntabwo turabona igiti cy'amapera cyera indimu cyangwa se cyera imicunga, cyera amapera. Ntabwo turabona igiti cy'imiyembe cyera ibindi bitari imiyembe. Ntibishoboka. So ikintu rero kitwereka ko umuntu afite umwuka w'Imana ni ibi bikurikira. Ariko reka tubanze turebe tutihuse cyane, duhere ku Abagalatiya ibice 5 kuva ku murongo wa 19. Ndashaka kubereka imbuto za kamere n'imbuto z'umwuka. Iyo tutarakizwa, iyo tutaragirirwa ubuntu bwo kwakira izo mbaraga, hari imikorere yacu. Dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo abantu baraga ubwami bw'Imana n'abantu bemereye Umwuka Wera akabahindura. Ndabizi neza ko n'uyu munsi ushobora kuba warakiriye Kristo nk'umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwawe, ukakira imbaraga z'Umwuka Wera. Wenda ukaba ukirimo gustragolinga si bibi, kuko kurwana intambara ni byiza kuko ugenda ubikira. Iyo wakiriye Kristo rero, ibi ngibi nibyo iyo wakiriye Kristo ugahabwa imbaraga z'Umwuka Wera, hari ibi bikurikira usabwa gukora. Igihe cyose izi mbuto utazibona muri wowe, jya usaba Imana ikurwanirire. Jya usaba Imana igufashe, kuko hari igihe rimwe na rimwe ibintu bimwe bikubaho kubera ko udafite ubumenyi. Wera no utagira ubumenyi ni bibi. Ni ukuvuga ngo niba mujya mubibona, ibi nibyo dupimiraho. Iyo ugiye mu isoko ukajya kugura ibintu, babipimira ku biro kugira ngo bamenye ngo ibi ni ibiro 10, ibi ni ibiro 20, kugira ngo bamenye ibintu bijyanye. Rero ni kugira ngo umenye ko ufite Mwuka Wera, hari ibipimo.
hari ibipimo nawe wipimiraho ukavuga utari koko nakira imbaraga za Mwuka Wera cyangwa ndazikeneye. Urumva, twasanze muri Bibiliya hari abantu bakijijwe bavugaga n'ubutumwa ariko batari barakira imbaraga z'Umwuka Wera. Hari abo Bibiliya twereka ko ba Paulo bajyaga babasengera bagahabwa imbaraga z'Umwuka Wera kandi ari abakristo. Birashoboka rero, ariko ibi nibyo tubasha kumenya ngo uyu muntu koko yakira imbaraga z'Umwuka Wera. Ni ibi ngibi bikurikira. Kuri 22 haravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abakristo Yesu babambanye kamere niruba n'irari ryabyo. Ni ukuvuga ngo uyu ukijijwe ubambye ibyaha byawe, ariko it takes the power, bisaba imbaraga za Mwuka Wera kugira ngo ubashe kubohoka pe ukire. Nizi rero izi ngeso nyine nizo nimo kuvuga. Urukundo urumenya nyine iyo urimo kubona ubuzima bwawe. Iyo ujya kubona ukabona uhuye n'umuntu wenda ukabona akeneye ubufasha, ukajya kumva mu mutima wawe harakubwiye ngo ariko uriya muntu nyamara hari ikintu wamumarira, umwereka urukundo ukabikora, ukumva mbega bikurimo. Ibyo biba bigaragaza ko wahuye n'imbaraga z'Umwuka Wera. Ukabona urakunda abantu, ukabona urifuza kubafasha, ukabona urabikora mu buryo budasanzwe, ukabona hari izindi mbaraga ziri inyuma zikubwira ngo fasha bari abantu. Jyewe njya mbona kenshi Umwuka Wera aragusanga, hari n'igihe agusanga wowe utanabizi, like utazi ibimo kubaho. Niba mwari mwabibona, hari igihe Mwuka Wera azakakubwira ati atari ko runaka wamwoherereje amafaranga, uri aho ngaho utazi neza ibyo ari byo. Wamara kuyamwoherereza umuntu akaza kubwira atari ko uzi ikintu wankoreye, uzi ko wamfashije. Kubera iki? Kubera ko urukundo rw'Imana ruri twahawe rugupushinga gukora neza. Wabona umuntu mugenzi wawe afite ibibazo, ukaba wamuba hafi, ukareba ibyo wamufasha, ariko byose tubishobozwa na Mwuka Wera. Urukundo rero urwo tubona nyarwo rutarimo, kuko hari urukundo hano hanze ruhari, ubwo ubona umuntu agushakaho ikintu, akagukorera ikintu afite ikindi azagushakaho, akagukorera ikintu ariko wajya kubona ukabona hari ikindi. Bene data reka mbabwire, urukundo ruvuga ngo reka mukorere iki nawe azankorera iki, urwo ntago ari urukundo. Urukundo rukora ibyiza. Ntabwo Yesu mu by'ukuri arimo ko expectinga ibintu twebwe tumukorera, yaradukunze kugira ngo atwigarurire twongere dusabana nawe. Umuntu rero ukorera ibintu byiza witeganya ko hari icyo nawe azagukorera, ahubwo bikore kugira ngo anezerwe, amenye ko Imana ari nziza. Niba hari ikintu nishimira ni ugukora ikintu mvuga ngo uyu muntu nawe amenye ko hari urukundo rw'Imana, Imana ihari. Ibyo rero tujya tubibona, urukundo ruturuka ku Mana, naho urw'inaha ngaho rwo ni bisanzwe. Nababwiye ngo ni ibintu biri ordinary, ariko ibintu biri extraordinary bihabwa n'Imana. Mwuka Wera niwe rero waduhaye urukundo. Urwo rukundo turukoreshe rubyare inyungu nyinshi kubw'Imana. Ikindi ni ibyishimo. Ibyishimo, joy. Buriya ikintu cyitwa happiness, nyirango Ikinyarwanda sinzi niba kibasha kubitandukanya neza, ariko mu Cyongereza hari icyo bita happiness na joy. Happiness rero ni ikintu, ni nkuko wenda ushobora kumpa impano y'imodoka nkanezerwa nkishima, ariko ibyo bintu biba biri buze gushira. Ariko ikintu cyitwa joy ni umunezero uhoraho. Igihe ibintu bimeze neza uhora wumva unezerewe, igihe ibintu bimeze nabi ukumva stili wa munezero urahari, ukumva Imana iragusubizamo imbaraga ikubwira ngo humura, ukumva uracyafite umunezero wo kunezererwa ibyiza Imana iguhaye. Niyo byaba bimwe na bimwe bitagenda neza, ariko hari ibyo urimo kubona uvuga uti ndi kumwe n'Imana, ukumva ayo mahoro nako ibyo byishimo ukumva ukuntu biri mu mutima wawe. Ibyishimo rero nibyo bituma kenshi dukorera Imana, nabyo tukabasha kubana n'abantu amahoro, ukabifuriza ibyiza. Ibyo byishimo rero bihabwa na Mwuka Wera, ntabwo ari umuntu byiha, ntabwo wabyiha ngo bikunde. Ikindi ni amahoro. Bibiliya iratubwira ngo Yesu ajya kugenda yaratubwiye ngo mbasigiye amahoro, ariko simbahaye amahoro nk'ay'abantu batanga. Uzi ko umuntu ashobora kuza akakugirira neza uyu munsi ariko afite ikintu agushakaho, ariko ejo akazahera kuri cya kindi yaguhaye akagukorera ibintu bibi biteye ubwoba. Rero amahoro Kristo atanga niyo nayo ashaka kugira ngo ave muri twebwe ajye mu bandi, abakugezeho babona ayo mahoro, aho uri haboneka ayo mahoro. Ayo mahoro rero
nta handi wayakura, ni amahoro y'Imana. Umwuka wera rero iyo wamwakiriye aguha amahoro, nawe urabyumva pe, ugenda wumva utekanye, wumva niyo wahura n'ibigeragezo uba wumva ugifite amahoro, niyo wahura n'ibintu bikagushwatura wumva ayo mahoro akiri muri wowe, urabyiyumvamo kandi nawe ukabasha kuyaha abandi bantu. Rero Imana yo mu ijuru iduhe uwo mwuka wera kugira ngo tubashe kugira ayo mahoro, natwe tubashe kuyasakaza mu bandi. Ingeso kwihangana, hari ukwihangana kudasanzwe. Reka mbabwire, kwihangana rero mwibuka Yobu yaciye mu bigeragezo bikomeye cyane, ariko uriya mugabo yari yarahuye n'Imana, yahuye n'ibigeragezo ariko ntiyihakana Imana, akomeza yifitiye icyizere. Yaravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Rero yari agifite ibyiringiro by'uko ntabwo akwiye gutuka Imana, kubera ko ntabwo Imana wayibuka mu byiza gusa ngo mu bibi uyibagirwe. Yakomeje kugira kwihangana kugeza igihe yabonye kugira neza kw'Imana. Kwihangana rero ni imbuto nziza. Imana iduhe kwihangana kugira ngo tubashe kunesha. Bibiliya iratubwira ngo mureke kwihangana gukora umurimo wako. Buriya kwihangana ujya kugira umurimo gukora, kuko igihe ukoze icyo gihe kiragera ugasarura ibyako. Rero kwihangana, twihanganire abatugerageza, twihanganire ibitugerageza, twihanganire abatatwishimiye, wihanganire ibyo urimo gucamo bitoroshye, wihanganire ubukene urimo gucamo, kuko igihe nikigera Uwiteka azakugirira neza. Ndabizi ko hari abantu benshi bananirwa kwihangana kubera ibihe. Umuntu akavuga ati ntabwo ibi bihe ari byo kwihanganira, ugasanga rimwe rimwe wiciriye inzira, ariko iyo utegereje Imana ugasenga ukemerera Mwuka Wera agakomeza kuguha kuko kwihangana ubasha kunesha. Ikindi ni ingeso nziza. Ingeso nziza ntabwo tuziha, ingeso nziza tuzihabwa na Mwuka Wera. Hari ingeso nziza abantu tujye tuvuga ngo ni ba ngeso nziza, ariko nabo burya hari ahantu bagira bakagaruka bakananirwa. Ariko ingeso nziza wahawe na Mwuka Wera zibasha guca mu bintu bikomeye. Wari wahura n'abantu bakakugerageza, umuntu akaba yakugerageza, akaba yakubwira amagambo mabi, ariko ukihangana. Umuntu akagerageza kugukorera ibintu biteye ubwoba, ariko ugakomeza wowe umukorera byiza, ukamwereka ingeso nziza. Rero ingeso nziza ni impano y'Imana. Dusabe Mwuka Wera kugira ngo arusheho kutwigisha kugira izo ngeso nziza. No gukiranuka. Gukiranuka si ibintu umuntu yiha, gukiranuka twabihawe na Kristo wadupfiriye. Izo mbaraga z'Umwuka Wera nizo zidufasha gukiranuka. Rero gukiranuka ni uburyo bwo kugira ngo dukore ubushake bw'Imana, ni uburyo bwo kugira ngo tube abantu bakwiriye mu gihe gisa n'iki. Gukiranuka birasaba Umwuka w'Imana kugira ngo abigushobora, ariko dushobozwa byose n'imbaraga z'Umwuka Wera. Ikindi no kugwa neza. Bene data, kugwa neza. Kugwa neza ni impano y'Imana. Ntabwo byoroshye muri iyi si kuba abantu bose wagwa neza, kubera ko ibintu bitugose n'ibintu byinshi, ariko ugwa neza, ukaba umuntu uvuga neza, ukaba umuntu wari wajya kuvuga ijambo ribi, Mwuka Wera akakubwira ati ariko koko ugiye kuvuga ayo magambo, ese ubwo ngubwo wowe bayakubwiye ntabwo yakubabaza? Ugasanga nyine ugiye kuvuga amagambo meza kubera iki? Kubera ko Umwuka w'Imana yabigufashijemo. Rero twemerere Mwuka Wera abashe kudushoboza, kuko hari ibintu bimwe tutashobora. Bene data, tujye twemeranya, hari ibintu tutashobora. Kugwa neza utabihawe na Mwuka Wera ntabwo wabishobora. Ushobora kubikora rimwe, ubutaha ukabivamo. Ushobora kubikora uyu munsi, ejo bikanga. Ushobora kubikorera umuntu umwe, uwa kabiri ntibikunde. Ariko iyo wabihawe n'izo mbaraga z'Imana birakunda kandi bikagenda neza. Ikindi kwirinda ni ijambo rikomeye cyane. Self control ni abantu bafite uwo Mwuka w'Imana utuma mwirinda, ukirinda kujya ahantu uri buhuriremo n'ibibazo. Njyewe hano ndadvisinga abantu young people, abantu batoya ntabwo mukwiye kujya mwishora mu bintu ibyo ari byo byose. Ntabwo byose bigufitiye umumaro. Bibiliya iravuga, Paulo niwe wavuze ngo ibintu byose turabyemerewe, ngo ariko ibintu byose ntabwo bidufitiye umumaro. Genda bagira inama. Kwirinda ni impano ituruka ku Mana, ni impano duhabwa na Mwuka Wera, ni impano umenya ngo iyi gurupu ntabwo ari nziza, nyirinde. Ni impano ikubwira ngo nyamara uyu muntu ntakwifuriza ibyiza, umwirinde. Abantu bose baguhamagara siko bose bagufitiye
umutima mwiza. Abantu bose ubona bagushaka siko bose bakwifuriza ibyiza. Niyo mpamvu ugomba kugira impano yo kwirinda. Urinde ururimi rwawe amagambo arusohokamo, akanwa kawe ukarinda amagambo mabi, ibitekerezo byawe wirinde gutekereza ibintu bidafite umumaro, wirinde abantu bamwe na bamwe ubona batari abantu beza, kuko imyitwarire yabo uba uyireba. Kwirinda rero ni impano y'Imana ikomeye cyane, ni impano izagufasha kugera kuri byinshi, kuko uzaba uri umuntu wirinda nyine. Rero ndagusabiye kandi nanjye nisabira imbaraga z'Umwuka Wera zikorere muri twe, duhabwe urwo rukundo, duhabwe ayo mahoro, duhabwe ibyo byishimo, duhabwe izo ngeso nziza, duhabwe kwirinda n'ibindi byose twagiye tuvuga, gukiranuka, kugira neza, tugirira abantu neza. Mu Kinyarwanda baravuga ngo gira neza wigendere, kubera ko ineza uzayisanga imbere. Abantu ugirira neza ntabwo ari bukwiye gutegerezamo kugira neza, ahubwo iyo ugize neza Imana igutegurira nabo abandi bantu. Hari abantu nigeze kuganira nabo, umuntu ambwira ati nigeze kugira neza ahantu, ariko igihe cyanjye nanjye kigeze nyine nshaka kureba koko ko Imana ibigenza. Ati nagiye kubona mbona Imana ikoresheje abandi bantu mu by'ukuri atari ba bandi. Ati noneho menya ko kugira neza ari byiza, kuko ntabwo ari ba bantu wagiriye neza bazakugirira neza, ahubwo kuko ari impano y'Imana, ari seed, ni seed cyangwa se ni imbuto. Ibi bintu byose ni imbuto tuba tubiba, kuko Mwuka Wera tubibamo natwe niko tubiba mu bandi. Noneho rero iyo mpano uragenda ukayisanga ahandi. Twemerere imbaraga z'Umwuka Wera zituyobore, zitwigisha ibintu byiza, kuko mwamenye ibya kamere ibaze kugira ishari. Bene data nimukajye mugira ishari. Njya mbwira abantu bagira ishari ni abantu batazi abo bari bo, kubera ko ushobora kwifuza ibintu by'undi nyamara ibyawe biruta iby'uwo muntu. Kubera iki? Buri muntu wese afite icyo Imana yamuremeye. Iyo utangiye kugirira ishari bagenzi bawe by'ibintu babonye, already uba urimo kwica ibyiza Imana yakugeneye, kuko buri muntu wese agira igihe cye kandi umuntu wese agira icyo Imana yamuvuzeho. Njyewe impamvu ntagira ishari ni imwe, nuko nzi neza yuko uwo muntu nashobora kugirira ishari, ntabwo twese turi muri line ya calling imwe. Ibyo Imana yamuhaye nibyo bimukwiriye, nanjye ibyanjye biri hafi kuza. Rero ntabwo ari ngombwa kugirira ishari mugenzi wawe ngo bamugize gutya, ngo byagenze gutya. Oya, ahubwo wowe komeza wiringira Imana, igihe cyawe nikigera Uwiteka azaguha ibigukwiriye. Ntimukajye mujya mu bigurupe bidafite umumaro, ntimukajye muvuga amagambo adafite umumaro, ahubwo wubake ubugingo bwawe kugira ngo ibikuvamo bibere abandi umugisha. Rero ndabasabira, nanjye nisabira kugira ngo Uwiteka dushoboze. Ndabizi ko atari ibintu byoroshye, ariko iyo wemereye Mwuka Wera, Mwuka Wera njya mbona akora ibitangaza. Mwuka Wera ntabwo ari umuntu. Nigeze rimwe kuba ndimo kugenda, Mwuka Wera arampagarika, nari ntwaye imodoka, mpagarara ahantu, arambwira ati ndashaka kujya gukora kino kintu. Cyari ikintu gikomeye, kuko n'umuntu nagombaga kugikorera si umuntu nari nisanzuyeho. Noneho ndamubaza se, kubona umuntu atari umuntu nisanzuyeho kandi nawe akaba atanyisanzuyeho, kubera iki? Imana irambwira ngo uko ureba siko ndeba, nibyo wibwira sibyo nibwira, ndashaka kujya kubikora. Byari ibintu byasabaga extra effort cyangwa se imbaraga zirenze izo jyewe mfite, ariko za Mwuka Wera. Icyambere hari harimo urukundo, ikindi cyari harimo ubufasha. Mbikora kubera ko abimbwiye nyine, arambwira ati ni byiza, jyewe ntabwo ndeba nk'abantu. Koko nabonye urukundo rw'Imana ruhambaye, ndagenda ndabikora, atari ukubera ko ari effort yanjye, ahubwo ari effort ya Mwuka Wera. Rero rimwe na rimwe Mwuka Wera nagusaba ibintu bisa nkaho atari ibyo ushoboye, like birenze ubushobozi bwawe. Si uko birenze ubushobozi bwawe, rimwe na rimwe hari igihe uba wabishyizemo ibitekerezo cyane, ariko nubona ari ikintu cyiza kirenze uko wagitekerezaga, jya ugikora, kuko aba ari umugisha ku buzima bwawe kandi ari umugisha no kuri mugenzi wawe. Rero twige gukundana, twige kubahana, twige gutanga amahoro, no mu bashakanye mutange amahoro, mukundane. Jyewe iyo bigeze ku bashakanye ni ikintu gikomeye cyane. Ikintu kijya kinsubizamo imbaraga si uko ndi mwiza cyane, si uko ndi gitangaza, ntabwo nabeshya, jyewe ndi umuntu ngira n'amafuti menshi, ariko kimwe njya nishimira Imana
nuko Imana inyigisha gukora ibyiza nkabishyiramo imbaraga, si uko navuga ngo biranyorohera, ariko kuko numva ari ikintu cyiza kandi kiva ku Mana nkabikora. Rero bene data, kuba warashakanye n'umuntu, uwo muntu ari so special mu buzima bwawe, mujye mukundana. Niyo yaba yakoze amakosa, mubabarire kugira ngo ubashe kongera kubona ibyiza. Iyo ukomeza gushaka kubona ibibi, uhora ubona ibibi, ariko iyo urenze ibibi ugashaka kubona ibyiza, n'ibyiza birageraho bikaboneka. Rero iyo ubaye mwiza, kuko Imana yatubereye nziza, natwe twabaye beza. Natwe iyo tubaye beza tubasha guhindura abandi. Nabonye abantu benshi bagenda bahinduka kubera ko wabaye mwiza. I'm telling you, umuntu akagushaka kukwereka ububi ariko ukagerageza kumwereka ubwiza, akagira aho agahinduka. Rero byaba ari abo mwashakanye, byaba ari abavandimwe, tureke gukuririza ibintu twumvanye abantu. Uriya runaka ntashobotse, gerageza nawe urebe ko adashobotse, aho kugira ngo uvuge ngo ntashobotse kuko abibwiye n'abantu. Dushiremo effort. Yesu yadukunze tudakwiriye, nta muntu wari ukwiriye muri twebwe, ariko urukundo rwe rwagiye rutwereka ko natwe twakunda abantu. Imbabazi ze zatwetse ko natwe twatanga imbabazi. Rero mbifurije kuyoborwa n'umwuka w'Imana, kuko amateka yawe azahinduka. Kandi kimwe nshaka kukubwira, igihe Petero yakuwe mu kuroba, kubera imbaraga z'umwuka wera, byamuhinduriye kuba intumwa ikomeye cyane tujye tubona muri Bibiliya. Bibiliya iravuga ngo igihe cyarageze ngo igicucu kiwe ngo kikajya gikiza abantu. Uriya muntu njya mvuga ngo ibyo Bibiliya yatuvuzeho, ibyo tuzabona 100% ku isi tuzabibona. Bari abantu Imana yabahaye icyubahiro, yabahaye ubwiza, yabahaye imbaraga, yabahaye kuba extraordinary people, babaye abanyagiciro, bahawe umugisha, barubashwe, babonye ibyiza. Rero iyo wemereye Mwuka Wera uba extraordinary person, isi ikakwifuza, isi ikagushaka. Nawe ba umuntu wemerera Umwuka w'Imana akuyobore. Rero munyemerere ndangirize hano, basengere nanjye kandi nisengera kugira ngo twubahe Mwuka Wera. Uwiteka Mana nziza, turagushima kubw'umwana wawe Yesu Kristo waduhaye, umwana wawe w'ikinege, akadupfira igorogota ku musaraba, yarangiza agapfa akazuka, akavuga ngo ndagiye ariko nzabohereza umufasha akaba yaramuduhaye. Twakiriye Mwuka Wera, nukuri Mwuka Wera turakwakiriye, tukwakiriye mu bugingo bwacu. Yobora intambwe zacu, duha urukundo rw'Imana, duha amahoro y'Imana, duha ibyishimo by'Imana, duhe ingeso nziza, duhe kwirinda, dushoboze byinshi, duhe gukiranuka n'ibindi byiza biguturukaho. Turasengeye bene data barimo gukurikirana iki kiganiro, bose ubahe imbaraga. Abarimo guca mu bibazo, Mana ubarwanirire. Abarimo kunyura mu bihe bitoroshe, ubarwanirire. Ubahe kwihangana kugeza igihe Mwami bazanisha. Urakoze Mwami, turagushimiye ko udukunda kandi ndagushimiye ko ubitayeho. Ubagirire neza, ubiteho muri byose. Tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Shalom, Imana ibahe umugisha.